Life below water tugenekereje mu kinyarwanda bisobanura ubuzima bwo mu mazi cyangwa se mu buryo burambuye kurengera ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi no gukoresha umutungo wo mu mazi mu buryo burambye, kurengera no gukoresha mu buryo burambye inyanja, ibiyaga, inzuzi n'umutungo wo mu mazi kugira ngo habeho iterambere rirambye. Mu yandi magambo, life below water ni ubuzima bwo mu mazi, bikubiyemo amafi, ibimera byo mu mazi n'ibindi binyabuzima byose biba mu nyanja, ibiyaga, inzuzi n'andi mazi. Intego yayo ni ukubirinda no kubikoresha neza kugira ngo bikomeze kugirira abantu n'ibidukikije akamaro. Iyi niyo ngingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri iki cyegeranyo twabateguriye. Nitwa Eustache Musabyimana, mbahaye ikaze. Life below water, kurengera ubuzima bwo mu mazi, nimwe mu ntego z'iterambere rirambye Sustainable Development Goals SDGs zashyizweho n'umuryango w'abibumbye ONU mu mwaka wa 2015. Iyi ntego igamije kurengera inyanja, ibiyaga, inzuzi n'ibindi bidukikije byo mu mazi ndetse no kubikoresha mu buryo burambye kugira ngo bikomeze gutanga umusaruro ku bantu no kubidukikije. Atwikira hafi 71% by'ubuso bw'isi kandi ni n'isoko rikomeye ry'ubuzima. Atanga ibiribwa, afasha ubucuruzi, ubwikorezi, ubukerarugendo ndetse akanagira n'uruhare mu kugenzura ikirere. Nyamara ibikorwa bya muntu nk'umwanda, kuroba birenze urugero no guhindura ikirere bikomeje kwangiza ubuzima bwo mu mazi. Intego nyamukuru ya SDG ni ukurengera no gukoresha mu buryo burambye inyanja n'umutungo wo mu mazi kugira ngo bikomeze guteza imbere imibereho myiza n'iterambere rirambye. Igisobanuro cya mbere cy'iyi ntego ni ukugabanya umwanda wo mu mazi. Iyi ntego igamije kugabanya imyanda ijugunywa mu mazi, cyane cyane plastike, amavuta, imyanda iva mu nganda n'ifumbire iva mu buhinzi. Iyo myanda yangiza amafi n'ibindi binyabuzima byo mu mazi ndetse ikanangiza ubuzima bw'abantu. Igisobanuro cya kabiri ni ukurengera urusobe rw'ibinyabuzima byo mu mazi. Harasabwa gucunga neza inyanja, ibiyaga n'inkombe zabyo kugira ngo ibinyabuzima bibituyemo bikomeze kubaho. Ibi bikorwa binyuze mu kubungabunga ibidukikije no gusana ahantu hangiritse. Intego ya gatatu ni ukugabanya ubusharire bw'inyanja. Ubwiyongere bwa gaze carbone butuma amazi yo mu nyanja arushaho kuba ashaririye, bibangamira ubuzima bw'ibinyabuzima nk'amakorali n'ibindi. Intego ya kane yo kurengera ubuzima bwo mu mazi, life below water, kugira ngo ibinyabuzima byo mu mazi birushaho kuba byisanzuye kandi bibeho neza binatugirira akamaro, ni ukurwanya kuroba birenze urugero. Kuroba amafi menshi kurusha uko yororoka bituma amoko menshi ashira. Ni ngombwa gukurikiza amategeko y'uburobyi no gukoresha uburyo butangiza ibidukikije. Intego ya gatanu ni ukurinda ibice by'inyanja n'ibiyaga. Nibura 10% by'inyanja n'inkombe zigomba kurindwa kugira ngo urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze kubungabungwa. Turabashimye mwese mukomeje kudutega amatwi. Muri uyu mwanya turi kubagezaho icyegeranyo kivuga ku kurengera ubuzima bwo mu mazi, life below water. Intego ya gatandatu ni ugukuraho inkunga zitera uburobyi bukabije. Ibihugu bisabwa guhagarika inkunga zituma abantu baroba birenze urugero cyangwa se ngo bakore uburobyi butemewe. Intego ya karindwi mu buryo bwo gukomeza kurengera ubuzima bwo mu mazi ni uguteza imbere ubukungu bushingiye ku mutungo wo mu mazi. Ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishishikarizwa guteza imbere uburobyi, ubworozi bwo mu mazi n'ubukerarugendo bwo mu mazi mu buryo burambye. Intego ya 8 ni uguteza imbere ubushakashatsi. Hakenewe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa ubuzima bwo mu mazi no kuburinda. Intego ya 9 ni ugushyigikira abarobyi bato. Abarobyi bato bagomba guhabwa uburenganzira bwo kugera ku mutungo wo mu mazi no ku masoko bagurishirijeho umusaruro wabo. Intego ya 10 kugira ngo bakomeze kurengerwa ubuzima bwo mu mazi, life below water, ni ugushyira mu bikorwa amategeko mpuzamahanga. Ibihugu bigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga kurengera inyanja n'umutungo wayo. Akamaro ka SDG: irinda ibinyabuzima byo mu mazi, itanga umutekano w'ibiribwa binyuze mu burobyi, ikindi kandi igafasha kugabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Akamaro ka SDG kandi itera imbere ubukerarugendo n'ubukungu, ikarengera ubuzima bw'abantu bushingiye ku mazi meza. Uruhare rw'u Rwanda nubwo rudafite inyanja, rufite ibiyaga n'inzuzi byinshi, harimo nk'ikiyaga cya Kivu, Muhazi, Burera, Ruhondo, Ihema n'izindi. U Rwanda rushyira mu bikorwa iyi ntego binyuze mu kurwanya imyanda cyane cyane plastiki, kurinda ibiyaga n'ibishanga, guteza imbere uburobyi n'ubworozi bw'amafi mu buryo burambye no gukangurira abaturage kubungabunga amazi n'ibidukikije. Tugana ku musozo w'iki cyegeranyo twabagezagaho by'umwihariko ku ntego y'iterambere rirambye ku kurengera ubuzima bwo mu mazi, life below water,
twagira ko ari ingenzi kwita ku biyaga, inyamaswa zo mu mazi n'inyanja, kuko ubuzima bwo mu mazi bugira uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu n'iterambere ry'isi. Buri wese afite inshingano zo kubungabunga amazi, kwirinda kuyanduza no gukoresha umutungo uyakomokaho mu buryo burambye. Ibi nibikorwa tuzarinda ibidukikije kandi dusigira abazadukomokaho umutungo kamere urambye. Ndabashimiye cyane mwese mukomeje kubana natwe muri uyu mwanya twabagezaho icyegeranyo kivuga ku buzima bwo mu mazi, life below water. Ndabashimiye cyane. Nitwa Eustache Musabyimana. Mugira amahoro.